EMMY ari kukuganiriza ari kukugira inama akubwira tugomba gufungisha Melodie uko byagenda kose. Numvishije bitunguranye nyine bitewe n'ukuntu umuntu uba umutekereza ko ari umunyamakuru kuba yakifata agaca inyuma ya kamera nta mpamvu yo gufungisha umuntu mutaravugana. Okay. Natekereza ko wenda yaba afite nk'ikintu apfa nka Bruce Melodie. Yaburiya kurega biri mu byiciro bitandukanye. Hari uburyo ki waregamo umuntu ariko buriya kurega umuntu noneho bikagiraho nawe wumva wamufungisha just kubera indezo. Nyine umuntu wambaye akikwiza kuri we ni umuntu wambaye gute? Ngiye ikintu cyose umuntu kuri waba yambaye akumva ari comfortable nyine mba numva yikwije. Nawe ndabona wikwije sibyo? Cyane pe. Waryama n'umukobwa mugenzi wawe? Wamukunze. Ese iyo wumvishe nka Slay Queen umva ko umuntu witwa Slay Queen yakagombye ko ari umuntu umeze gute? Ngiye mbanzi ko buriya Slay Queen ari Shadibu. Hanyuma se abafata Bruce Melodie bakamujyana na DIANE bavuga iki? Nabo baba bari kurengera. Shyira ku mutima y'amagambo ahatazigera sibama umva ukuntu abantu bahoze kuva kera ndetse na mbere. Yego. Yego, none urishimye se? Cyane. Ugarutse muri mode neza. Nese ku cyo rutangiye kubabara bya bitewe n'iki? Bahaye ikaze bakunzi ba BigTown TV nkuko bisanzwe nanjye mbasuza bifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nyita Slim Jesus the real hitmaker. Uyu munsi rero nkaba nabazaniye n'umukobwa mwiza cyane muragenda mubireba uburyo yifunzemo kukifungo ka fresh cyane kabisa. Namwe muragenda mubibona kabisa imbere ya kamera za BigTown TV. Ikaze mukobwa mwiza. Murakoze. Umeze neza? Yego. Umeze neza cyane. Ko witonze cyane se? Nitonze. Ubu turashobokana ko mbona witonze. Yego. Abakunzi ba BigTown TV ntabwo bakunda abantu rero bitonda cyane bifunga cyane. Tuba tugomba kubaganiriza sibyo? Bakwita ngo iki? Banyita Lala. Bakwita Lala. Yego. Lala. Umeze ute se? Je meze neza. Umeze neza cyane ko wambaye neza so wambaye ijana ndaryemera. Ijana ndariguha. Rimereze none ari none byose bigaragara abantu babibona. Ijana ndariguha kuri momo. Kuri momo nyine phone yasiri hafi se ngo bikurikirane. Hakuramo igihumbi nutakirima none uramo igihumbi nyuma y'ikiganiro. Okay, urakoze cyane ngo mbonye amafaranga nayo maze iminsi ukene umeze nabi. Ubuzima se bumeze gute wowe? Ubuzima bumeze neza. Umeze neza cyane. So Lala, abakunzi ba BigTown TV baramenyera ko turi kuganira kenshi tuzikunda kuganira kuri some trend cyangwa se ibintu biba bigezweho muri ibi cyangwa biri kuvugwaho. Ndi kukubonera umukobwa mwiza sibyo? Noneho uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kintu kimwe. Urumva? Turaza kuganira ku rukundo rw'abahanzi ndetse cyangwa se urukundo rw'ibyamamare ndetse n'aba girlfriend babo cyangwa se n'abakunzi babo sibyo? Ariko nituza kuganira kuri iyo ngingo ntabwo turi busige inkuru iri hano hanze imaze iminsi ivugwa. Iyo akaba ari inkuru yo bita Bruce Melodie ndetse no bivugwa ko ari umuntu nimba yarahoze ari umukunzi sinzi uko nabivuga ahubwo bivugwa ko ari umukobwa yaba yarateye inda. Iyo nkuru hari ikintu yizeho? Narabyumvishe. Twihera amakuru rero tuganire rero tubwire ukuntu wabyumvishe rero. Kubijyanye n'uwo mukobwa ngo Arabahindutse. Je sinzi uriya mukobwa numvishije ukuntu yabivuze. Nanjye bayindiwe niko nabigenza. Wariwe niko wabigenza. So muri kano kanya rero ndagira ngo none tuganire uriya mukobwa kuko uri umukobwa. Wowe vugira abakobwa bagenzi bawe sibyo? So Lala, wumvishe uriya mukobwa ko amagambo bamubwiraga ati ugomba gufungisha Bruce Melodie, ugomba kuza mu Rwanda ugatanga ikirego nyuma y'imyaka yose ishize sibyo? So wabyumvishije? Nuko yasubije warakumvishije sibyo? So first of all tubanza tuganire wenda tuvuge wenda kuri ari amajwi. Ese wowe uri umukobwa muzima umuntu akaguhamagara ariko kubwira ibintu runaka wumva ko gukemura ikibazo cyangwa kwerekana ukuri kwawe ari ugufata amajwi ukashyira hanze? Ibyo mwavuganaga n'uwo muntu? Byaterwa kuko rimwe na rimwe hari ibintu wanga gushira sinzi niba navuga gushira ku karubanda then nyuma bikazagaruka ari nkaho ari we bijyaho. Uriya mukobwa nubwo amajwi ye yasohoye ariko numvishije ibintu yavuze
yari kwanga ko ugufungisha Bruce Melodie. Numvishije rero we ukuntu yabikoze ni sawa, nta mpamvu yo gufungisha umuntu mutaravugana. Okay, so wese ngo ukundanye ufite umukunzi kwanza? Abakunzi baba bahari. Abakunzi baba bahari, nta nubwo ari umwe ni benshi. Ubwo se nk'umuhungu aramutse aguteye inda, sibyo? Umuhungu aramutse aguteye inda, yarangiza nyuma yo kugutera inda naguhereza indezo, niko byavugwaga, akakwiyora nyine ukaba uraho ukigumira iyo ngiyo, wowe ushobora kuba waza kumuteza ingaru muri social media cyangwa se waza kurega kugeza naho wajya ku rwego rwo kumufungisha cyangwa wakemera kwihagararaho nk'umukobwa. Hoya buriya kurega biri mu byiciro bitandukanye. Hari uburyo ki waregamo umuntu, ariko buriya kurega umuntu noneho bikageraho nawe wumva wamufungisha just kubera indezo. Nge ntabwo kuri nge numva ko byaba ntabwo ari sawa. Twabanza tukaganira, nabona ko ntayazama ntabwo namufungisha, namwihorera. Ubwo nyine icyo gihe nawe urakora ukita kuri uwo mwana. Nge niko byumva. Muri kano kanya yo kugira ngo tuze gusobanukirwa neza cyangwa tuze kujyana neza, reka mushyire muri angle y'uwo bita DIANE, sibyo? Y'uwo bita DIANE ngewe ntabwo ndi buvuge ngo ndashyigikira Melodie cyangwa ndashyigikira runaka, sibyo? Kuko ni case irimo abantu babiri. Mbere na mbere hari uwo bita EMMY. EMMY uramuzi? Umunyamakuru. Yego. EMMY hakaza na Bruce Melodie, sibyo? Hakaza na mukobwa DIANE. Okay, wenda tuvuge wenda side yawe ku giti cyawe. Urumva? Wowe ukurikije ariya majwi yagiye hanze, EMMY arimo aravuga biriya. EMMY wenda bitewe n'ukuntu ari usanzwe umuzi, wowe wahise umufata gute? Nje sinzi, numvishije bitunguranye nyine bitewe n'ukuntu umuntu uba umutekereza ko ari umunyamakuru, kuba yakifata agaca inyuma ya kamera cyangwa se akinjirira umuntu sinzi niba navuga ngo nukumushuka, niba ari ukumugira inama, sinzi ko wagira inama umuntu yo kumufungisha ku bintu nka biriya. Ngiye sinzi nyine yaratunguranye. Buriya kereka niba afite nk'ikintu yaba apfa nka Bruce Melodie ku ruhande gikomeye, kuko sinzi ikibaye kidahari. Umuntu kwifata agahamagara umukobwa kamubwira agenda ufungisha umuntu, umukobwa agakomeza amuhakanira, agahatiriza ngo mufungishe. Sinzi nyine yaratunguranye. Okay, dufate ko muri kano kanya wowe uri uriya mukobwa DIANE, sibyo? Niwe ya story y'abagabo. Dukomeze none twigamire muri story. So wowe wakumva koko bira yamubwiraga nuko yaramukunze cyangwa muri angle yuko urumva ko EMMY yari kugira inama muri ya mukobwa nubwo uriya mukobwa yinangiraga? Burasuko EMMY yaramukunze wenda mukobwa akinangira? Buse inama yo ngiye sinzi, ndumva nta nama irimo. Kuko mu bigaragara umukobwa ukuntu yari ari kuvuga ntabwo yigeze aganira na Bruce Melodie. Kwe yari arimo aramusubiza ko yabanza agategereza akaganira na Bruce Melodie, then agafata umwanzuro niba yamufungisha cyangwa se niba iyo ndezo ayitanga. Ariko uriya we wumvaga ko ari gukomeza amuhatiriza atsimbarara ku kintu cyo kumufungisha. Sinzi, njye numvishije bikabije, ariko kuri njye natekereza ko wenda yaba afite nk'ikintu apfa nka Bruce Melodie. Watekereza ko yaba afite nk'ikintu apfa na Bruce Melodie? None se ubwo ngubwo njye ndi kukubaza, ntago ari ukubera ko nyine just njye nemwaje ni buriya ukurikije biriya uko wabyumvishije, sibyo? Na wumvaga ko yari kumugira inama amubwira ati ukeneye ubutabera, ubuse ibintu batagukoreye mu myaka yashize ubu nibwo bagiye kubikora. Uratekereza ko ibintu batagukoreye muri ya myaka yose, sibyo? Umukobwa nakagumya akinangira kabisa, akabyanga, akavuga ngo iki nango iki, sibyo? So ndi kugira ngo we tuganire muri iriya angle nk'umuntu wowe EMMY ari kukuganiriza, ari kukugira inama, akubwira tugomba gufungisha Melodie uko byagenda kose, cyangwa se ugomba gutanga ikirego muri kano kandi kuvuga EMMY, ariko ntabwo turamenya nta n'ikihamya gihari tubwira ko ari amajwi araye, sibyo? None wowe nari kukubaza ni wowe uriya muntu wamufata ute? Wumva ko yari kumugira inama cyangwa se yashaka gushyirishamo Melodie we akurikije inyungu ze bwite? Okay, wenda sinzi umubano uwo EMMY afitanye n'uriya mukobwa, ariko
ngiye kuri njye numvaga ari ukumushuka wenda bitewe abaye afitanye n'ikibazo na nyir'ubwite rero akavuga ati reka nyure mu mukobwa kuko wenda ngiye nabuze aho mera mufungisha kanyure mu mukobwa koze ntago umuntu yazanga kugira inama ngo ufungishe umuntu fungisha umuntu w'umugabo mugenzi wawe urumva ko haba harimo akantu ibidari byose ngiye kuri njye rero ndumva atari inama yari ari kumugira ntago yaba ari inama. Okay, so wowe usanzwe Bruce Melodie usanga umufata uti itaha iwacu Bruce? Nje nakuntu umufata ndamukunda azi kuririmba hari indirimbo waba uzi se kuririmba nimwe ngo uza kuza kuducishirizaho? Ntabwo uzabona urazizi nyinshi cyane ahubwo niwe wakora choice iyo wambwira ngo niyo mpamvu uri kumuvugira ntabwo ari ukumuvugira nawe ubwo muzi njye kuvuga just bitewe n'ukuntu ibintu nabyumvishije ku majwi ariko ntabwo ari ukumuvugira nta nubwo muzi se wavugira umuntu utazi. So uriya mukobwa avuga ko impamvu atarega Bruce Melodie ari uko afite umuryango atunze afite abana sibyo urumva ko ikigaragara cyo nagumya ahamya ko uriya mwana ari we ariko nubwo bivuga muri phone andi ni message nabonye uriya mukobwa yandikiye Melodie ati hari ibyo nshaka kukubwira ntago nzi ari we nimba ari wandikiraga Melodie ni message nabonye ziriho title yo banditseho ngo itaha iwacu ariko mwandikira nyine ibintu nk'ibyo nshaka kukubwira iki arabona just ni message ndende ari kugenda muhereza ubutumwa bijyanye na biriya tu sibyo. So iyo message rero nyimara kuyibona nkanareba n'uriya mukobwa nawe mpita mbona ko hakuri rundi ruhande ari ukuba uriya mukobwa yenda yari afite ubumuntu urumva avuga ati wenda reka ne gufungisha Melodie sibyo cyangwa se wenda nanone akaba wenda hari n'abahise bavuga ati wenda bafite ukundi kuntu bari babanye sibyo. Hoya kundi kuntu nge bitewe n'ukuntu numvishije ari amajwi numvishije nk'aho ahubwo n'indezo wagira ngo Bruce ayitanga kuko umukobwa like baba bameze nk'aho bari kumuforsa kubikora kumufungisha agaguma agahakana akavuga ati nge reka ntabwo ndi kubona ko igisubizo ari ukumufungisha nyine urumva ahubwo ese urebye gufungwa kwa Melodie kwamara iki muri kiriya kibazo cyabo? nyine nta n'ikintu byamaraho niyo mpamvu buriya wamugani uriya mukobwa baganira ikibazo kigakemuka no se yamufungisha indezi kava he kandi ari muri gereza niyo mpamvu. Okay, twikomereza wenda ibyo ngibyo tureke no kubyivangamo ariko nanone wenda ku giti cyawe Bruce Melodie watubwiye ko usanzwe uri umukunzi usanzwe umufana sibyo? Hanyuma se wowe nkawe ku giti cyawe bibaye ngombwa none tujye kuri side yawe bibaye ngombwa ko wenda ari nk'umuntu ugutera inda urumva kwe kuvuga ngo ni icyamamare runaka cyangwa se nashaka ari icyamamare umuntu akakwihakana akavuga ati umwana si uwanjye sibyo? So ariko nanone hari ikintu cyadutse cy'uko abakobwa b'iki gihe nabo rero batajya bapfa kumenya nyiri umwana sibyo? ibyo nta kintu nabivuga kuko ntabwo ari abakobwa bose ntabwo ari abakobwa bose ubuse si byaba bifite aho bihuriye n'uko wenda uriya nawe ashobora kuhashidikanya avuga ati wasanga umwana n'undi atari uwa Melodie nkandi kumutesha umutwe. byanashoboka akaba ariyo mpamvu nyine wenda ataba nashaka no kumufungisha we never know ntabwo yamufungisha basanze atari uwe. So Lala so ndi kubona witonze cyane kugira ngo tuganire biraza kugorana ariko watubwiye kuri umukunzi wa Melodie reka tubanze nyamunda kugora abantu iyo mbonye bitonze sibyo? tubanze tugorora umuhogo kwanza banza turi imbere karembo kamwe ka Melodie. shyira ku mutima y'amagambo ahatazigera sibama umva ukuntu abantu bahoze kuva kera ndetse na mbere yego none urishimye se cyane ugarutse muri mode neza nese kuki wari utangiye kubabara byaba bitewe n'iki? wari utangiye ndi kubona nta mudu nakiye wowe utuntu tw'udusoni se ni iki cyaguteye isoni? njya guteye isoni kamera si gutera isoni gute ko ibaze ko umuntu atagutera isoni kamera kari gutera isoni wapisha ntukazabegera isoni dore ntabwo ari neza sibyo?
bisa ntabwo ari fresh bajya bavuga ngo sinzi ibintu zirisha. Okay rara dusimbuke tuve kuri Melodie sibyo twigane mu buzima bw'abakobwa busanzwe sibyo. We mukobwa ndi kubona wambaye neza cyane ariko hari ibintu bimaze iminsi bivugwa hano hanze bati abakobwa b'iki gihe nabo ngo ntabwo bacyambara ngo bikwize basigaye bagenda bambaye gute na gute wowe bivugaho iki? njyewe mbona bikwije buriya biterwa n'amaso y'umuntu uba uri kureba cyangwa se wenda nk'ahantu uba warakuriye nyine abantu bagira imyemerere cyangwa se imyumvire itandukanye. njye abakobwa bose mbona bikwije nyine ubona bikwije. Kwambara kwikwiza so bivuga nyine umuntu wambaye akikwiza kuri we ni umuntu wambaye gute? njyewe ikintu cyose umuntu kuri waba yambaye akumva ari comfortable nyine mba numva yikwije. Nose niba wavuye mu rugo urugero wambaye isengeri urabizi ko wambaye isengeri njyewe nyine mba numva wikwije. Shana ndabona wikwije sibyo? cyane pe urikwije cyane 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 cyane. So Layla noneho iyo yambaye neza ubu ngubu si wikwije? Iyo utikwije wambaye ute rero? iyo ntikwije ubu ntikwije naba nambaye nka gutera sinzi njye mba numva ibintu byose uba wambaye nyine ugatera intambwe ugatambuka njye mba numva wikwije. ntabwo urahura umuntu n'umuhungu mu nzu akakwaka nimero akaza gukurikira aje gufaka nimero akavuga ati bite se sister amaye nimero zawe? oya niyo byaba byarabaye ubwo naba narabyibagiwe. Yego ko abakobwa beza birirwa basabwa nimero cyane ubwo wowe uzira iki? ubwo nyine ntabwo ndi mwiza. Yego ntabwo uri mwiza. Shira se ne jambo aheruka kukubwira rikakongera imbaraga ukavuga ati basi nubwo batajya babimbwira uyu basi ajya bimbwira. Shiri wanjye se umuntu mukundana rero ibintu byose akubwiye uba wumva nyine bigutera imbaraga. ntabwo nabona na kimwe mvuga. Mama ntabwo abona na kimwe uvuga. Ni neza cyane. So Lala rero muri kano kanya watubwiye ko wenda ukunda Bruce Melodie n'abandi bahanzi ukunda? njye abahanzi bose bo mu Rwanda ndabakunda like African ndakunda cyane. Reka twigumire mu buzima bw'abakobwa rero sibyo tumaze kuvuga ku bakobwa wenda bambara ntibikwiza ariko noneho hari n'abavugwa ko n'abaryamana bahuje ibitsina. ku baryamana bahuje ibitsina se nta kintu nabivugaho. si babibyemeye se ko bemerewe kubikora? Waryama n'umukobwa mugenzi wawe wamukunze? Yego wamukunze ubu mwaryamana cyane. niko wamukunze mwaryamana. Usa ni nk'ikihe kintu cyatuma ukunda umukobwa mugenzi wawe? ikintu cyatuma ukunda umukobwa mugenzi wawe ntabwo cyabura. abakobwa nyine ni abana beza. Ni nk'ikihe kintu kigukura ku mukobwa wowe? kubera batabesha. Yego abahungu se barakubeshya? abahungu sinzi buriya ariko bajya babeshya cyane. Ariko abakobwa ntabwo babeshya. Nicyo kintu gishobora gutuma ukunda umukobwa mugenzi wawe? nuko nyine batabeshya. Video ya Brian warayibonye ejo bundi DJ Brian ari gusomana n'umuntu ari gusomana n'umukobwa mugenzi we ari no kubyina ibintu nk'ibyo. Ya video ivuga iki? Buriya wese uvuga ati icyamakari nkanjye Brian twari kwa turi kubyinana kuri rero bintu se ntabwo bigaye? ntabigaya gute se kandi babikuze babishaka ni byiza kuri bo biba ari byiza. gusa wabigaye ishingiye ku kikoko ni byiza cyane. Ushingiye nyine ko ubona ko ari ubutinganyi. ariko ubutinganyi si bwemewe se? Uremewe se n'inda bwemeje? ngenzi ngo buremewe. Yego wigeze usomana n'umukobwa mugenzi wawe? ntabwo mbizi ubwo ntaba nanabyibagiwe. baba barabyibagiwe. nta kibazo ubwo ngubwo tu. So Lala so ndi kubona ariko utuje cyane ariko ndashaka kutubwira noneho iyo wishimye iyo uri kuganira icyo kintu kijya gituma wishima sasa? iyo ndi kuganira nyine icyo kintu kijya gituma wishima? ukishima like how
nyine kwishima ukagaragara umuntu wishimye uri kuvuga ibintu byinshi okay wenda iyo uri kumwe n'abafrendi bawe ba best friend bawe nyine nibwo wishima sibyo aba slay queen urabazi se baki suri slay queen burara usa na ndi slay queen reka kubera iki ubwo mbizi nyine sinzi ngo kuba slay queen ni iki ariko buriya ubwo wasanga nanjye ndi slay queen ntabizi ese iyo wumvishe nka slay queen umva ko umuntu witwa slay queen yakagombye ko ari umuntu umeze gute njye mba nzi ko buriya slay queen ari shadibu umva ko umuntu wese uri slay queen agomba kuba ari shadibu buriya shadibu ni slay queen wenyine uhari mbona nyine ari we slay queen wenyine yego kubera iki se sinzi nyine mbabona none se wunyumvisha ko slay queen ari shadibu nyine ubona bagendera ku kiba mwita slay queen si icyuki se yego wese suri icyuki shadibu ni icyuki shadibu se ni umukobwa mwiza kurusha abandi bakobwa bose bo mu Rwanda cyane yego ubwo se ariya kuru ni iki ariya kuru ubona ari mubi ntabwo ari mubi ariko ntabwo ameze nka shadibu reka ubu ariya kuru na shadibu mwiza ni uwuhe shadibu ni mwiza cyane wakitwa slay queen ninde njye mba mbona ari shadibu yego nyine none reka nkubaze slay queen uri kumbwira ngo uwakitwa slay queen hagati y'ariya kuru na shadibu ni shadibu ariko ndagumya nkubaze kuba slay queen wumva nyine ari mu muntu kugira ngo witwe slay queen cyangwa kugira ngo umuntu amwite slay queen wumva bagendera ku ki like umuntu ukunda party ukunda kuba ari vibing ibintu byose apostinga kandi na shadibu arabikora niyo mpamvu nyine mba mbona buriya bamwita slay queen nanjye nkatekereza ko ari we slay queen wese ntabwo ukunda party njyewe njye nyine nta muntu uranyita slay queen ariko iyo urebye uba ubona uri ntabwo mbizi ntabwo si ubona abandi slay queen ariko kuba slay queen ni byiza sibyo byaterwa n'umuntu uri kubivuga icyo ashatse kugambira ariko njye mba numva ari akazina kari aho nyine ikibazo slay queen bavuga ko bakunda kuryamana ngo n'abagabo benshi ibiki n'ibiki ariko ubundi tukiri aho umukobwa uryamana n'abagabo benshi batandukanye mufata ute si indaya se buriya indaya ntabwo mbizi nyine ko biterwa n'umuntu uba uri kubikora gusa njye ku giti cyanjye ndumva yaba ari indaya abo bagabo nyine atari abagabo bawe mukaryamana uri indaya niko mbyumva atari abagabo bawe bibaza uburyo uvuze ngo atari abagabo bawe umuntu se agomba kugira abagabo bangahe hari abagira batatu nyine biterwa n'imyemerere y'umuntu njye ni ukuvuga ngo ikintu nishetse kuvuga yuko uryamanye n'abagabo benshi batandukanye kandi muri abo bose murimo kuryamana nta n'umwe wawe urimo uba uri indaya uryamanye n'abagabo benshi batandukanye mu gihe se ufite uryamanye n'umukunzi wawe na boyfriend wawe nabwo uri indaya nabwo uba uriyo nyine kubera muba mutarashakana uba uriyo mu bundi buryo ariko wenda ntabwo ari kimwe n'uwo nguwo uryamana n'abantu benshi ni ukuvuga ngo uraba uracyari isugi ntabwo mbizi niba uvuze ngo umuntu uryamana na boyfriend aba ari indaya sibyo wenda cyangwa se umuntu uryamana n'undi mugabo aba ari indaya uba uri isugi njyewe se nubwo naba ndiyo sinaza ngo mbivuge cyangwa se nariyo ariko nta nubwo mbizi wese tutabizi ntabwo ndabisuzuma ntabwo wasuzuma nimba uriyo cyangwa utariyo harya bisuzuma bate ntabwo mbizi yezu ubwo nimba utazi urya bisuzuma wumvise ugera umuntu ugomba kuba ameze ati ni umuntu utararyamana n'umugabo nyine kandi ntabwo ubizi nimba uraryamana nawe cyangwa utararyamana nawe yesu we imana izabigufashamo bimenye sibyo so reka noneho twikomereze sibyo tuba tugira ngo tunigane no mu buzima bwa hano hanze bw'abandi bakobwa nyine ukuntu biba bimeze sibyo so umukobwa mwiza rero rara tugiye kuganira noneho kuri wowe bwite sibyo mbere na mbere wabanje kunyandikira umbwira ngo uzi kuririmba numva ukeneye ko tugufasha none muri kano kanya ni karibu rero iyo wageze muri BigTown uba wahageze sibyo yego murakoze noneho nyuma yo kuguhereza karibu ndagira ngo twereke aba BigTowners icyo dufite
bakumveke mu buryo bw'imiririmbire avuga bati uyu mukobwa koko ni fresh dushobora kumufata tukaba twamusapotinga cyane ko muri BigTown team dufasha impano zitandukanye kandi tukazizamura sibyo twagiye rero okay hari akaririmbo ndi gukunda muri iyi minsi cyane naririmbaho nk'akantu gatoya yego nta kibazo okay oyagara umutima gwango kwabure oba onkube kigambo muravu urugendo tutambure nsanze ndaba oyagara umutima gwango kwabure omuzabuze muravu urugendo tutambure naye nsanze ndaba nako ngako twagiye no ku kandi noneho kandi k'akanyarwanda nta kibazo okay oh darling rukundo waramutse ute ese ufite akanyamuneza ko njyari bisanzwe nazindutse mu cyakare nkusiga usinziriye ntiwibune ngo urajya mu gikoni humura naguteguriye baby kacyayi ukunda uragasanga ku meza nako ngako iyo ndirimbo uturirimbe ni yande Shine Breeze ngadukubita kandi ubu tugeze mu gihe cyo kwerekana impano rege abanyarwanda ko utari bubacike akandi nako k'akanyarwanda k'akanyarwanda sundirimbe okay mon amour winamgeneye ntekereza wowe my love kubaho uri n'ingeso ntabaho again I want to be your Romeo I can't wait to marry you c'est toi mon bébé nukuri simbeshya 24/7 utuma mbaho neza c'est toi mon bébé nukuri simbeshya I just wanna be there for you kokore muna ko bita Chris Is Chris Is na Shafi haka unajyanya Chris Is bagafata Chris Is bakamujyanya na Dani none bavuga iki buriya bakabagereranya ngiye bundi ukuntu mba numva no kugereranya abantu atari byiza kubera ko Dani ararenze ku rwego rwe na Chris Is ararenze ku rwego rwe nawe urarenze ku rwego rwawe nawe urarenze cyane ufata abantu rero ukabagereranya gusa nyine Dani ararenze hanyuma se abafata Bruce Melodie bakamujyana na The Ben bavuga iki nabo baba bari kurengera kubera ko n'abantu babiri batandukanye burya byibuze uzagereranye n'abavandimwe abantu batavuka n'abantu badafitanye n'isano bagereranya sinzi bano batari sawa kubera ko buri wese rega The Ben ararenze ukwe kandi na Bruce Melodie ararenze ukwe kubagereranya rero njye ntabwo mbanga ubona se ari iki batandukaniyeho ikintu batandukaniyeho nuko Bruce Melodie akora indirimbo nyinshi kandi zigakundwa The Ben nawe akaza agakora uturimbo duke kandi tugakundwa ubwo urumva se bose kandi bakora indirimbo zigakundwa urumva rero no kubagereranya njye mba numva nyine atari sawa aho batari sawa nuwe muhanzi se w'inzozi zawe wumva wifuza kwahura nawe buriya cyane bose pe uwo nyine wumva mwahura nyine wumva w'inzozi zawe kurusha abandi mwana umva nahura nawe uwo numva nahura nawe like Melodie oya noneho nkubaze noneho nifuza ko mwakorana collab nifuza ko twakorana mugakorana nk'akaririmbo cyangwa umuhanzi none ndashaka uhitamo umuhanzi umwe mu bahanzi bo mu Rwanda umubwira ati ndagukunda ariko ndashaka ko ma support tukazakorana collab mubwire kabisa uwo ari we wese ubwo umuhanzi wumva ko nyine yagufashije mukanya collab ari cyo byamara ubuzima bwawe cyasubusi The Ben ra The Ben ngabe musabire
cyane rwose The Ben turamutse dukoranye indirimbo ndumva ni kwa kundi bavuga nyine dreams come true byaba birenze nta sinzi nyine. Okay, so turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko ngewe natumiye abantu bafite impano cyangwa se baje kugaragaza impano, nkunda kubabwira ati mbere yo gusoza nkunda gusoza mbabwira ni wogira ikintu usaba abakunzi ba BigTown TV nyuma yo kubereka impano yawe, sibyo? Ndetse n'abakunzi ba BigTown TV nawe njya nkunda kubasaba ati nimba umuntu impano ye mwayishimye mutubwiye tumugarure kenshi cyane mugende mumenya byimbitse, sibyo? So mu gusoza rero ndagira ngo umbwire uvuge igira ikintu wasaba abakunzi ba BigTown. Abakunzi ba BigTown ikintu nabasaba ni ugukomeza nyine bagakanda like bagakanda subscribe bakatulikinga ibiganiro byose mwakoze bakabilikinga bagatera amakomenti ndumva aricyo nabasaba nyine nanjye banereho komenti. wowe urumva bagufasha iki mukobwa mwiza? Ni ukunkunda kunshyigikira bakagukunda bakagushyigikira mu buhe buryo rero? Iyo umuntu yagushyigikiye urabimenya niba ukoze nk'ikiganiro umuntu akaba yarakibonye akavuga ati yanjye numvishije araririmba neza ntabwo wabiyoberwa buriya umuntu yakunze. Okay, urakoze cyane, sibyo? Namwe murakoze cyane. Hari ikindi wifuza kubabwira abantu wenda mbe nakuniganya ijambo abakunzi ba BigTown TV? Nta kindi kintu wumva kigusiga wahoraga uvuga uti umunsi nzajya kuri kamera cyangwa se umunsi nzajya imbere ya kamera iri jambo ngomba gusiga ndivuze? Ndibwira nk'abantu se? Ese nirihera nababwira nyine ngo komeza bakurikirane BigTown. Nicyo kintu wahoraga wifuza ubwo umunsi nzajya imbere ya kamera nzabwira abantu gutya rino jambo? Ikibazo se uhita ubibura ubu wasanga ninjira mu rugo ndi buhite nyitekereza, ariko nyine ikintu nababwira ikintu nabasaba kwa nibareba ibiganiro balikinge basabe ko mwangarura ngira nkagira ikintu navugaho banatange nyine n'ubwo butumwa kuri The Ben abibone ko rwose mana aramutse yemeye rwose tugakorana indirimbo no kuri zaba ari inzozi. Urakoze cyane. Namwe